Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi yuko nyir'inzu yaba yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Ntabwo byoroshye mw'abantu mwe, inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa ni urupfu rwababaje abantu batari bakeya. Yapfuye azize uburwayi bwa kanseri ikomeye cyane. Iyi si turimo iratubabaza, tuyihuriramo na byinshi bibabaza umugenzi nk'uko umuririmbyi yaririmbye. Duhura na byinshi bitubabaza ndetse bidutera agahinda. Gusa Rusi reka tumwifurize iruhuko ridashira, kandi rwose Imana imutuze aheza. Umuryango we muri rusange, abo babanye, abo biganaga, bose reka tubihanganishe. Ntabwo byoroshye kwakira urupfu rw'umwana wabo. Ngira ngo yigaga muri Canada. Hariyo benshi cyane b'abanyarwanda bo muri Kenya, za Uganda na Tanzania n'abarundi bari bariyo nyine, bari bamuzi cyane ko abantu nyine baba baturuka muri bino bihugu, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane n'abaturuka muri Afurika muri rusange. Iyo bari ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, uba usanga nyine bagerayo bakamenyana, cyane ko imico ibijya gusa, iba yenda guhura, baragenda nyine bakaba inshuti. Iyo umunyarwanda abonye umurundi hariya mu bihugu by'amahanga bya kure, cyangwa se akabonayo umunyakenya, umuntu wo muri Tanzania, uba usanga nyine bafitanye ubusabane ku buryo bukomeye cyane. Uyu mukobwa rero wigaga hariya muri Canada, hari abantu benshi bagiye bapostinga ifoto ye bamwifuriza iruhuko ridashira, cyane ko yari umukobwa mu by'ukuri ugiye akiri muto, ndetse yari yaragerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuzagira iterambere ryagutse. Agira n'amahirwe nyine ajya kwiga muri Canada. Niho yigaga ahantu hitwa Vancouver, niho yari atuye, akaba ari naho yigaga muri kaminuza. Ariko kandi nk'umuntu nyine wari ufite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye, ntabwo yigaga gusa, ahubwo yari afite n'akazi akora ko gufotora. Yari umufotogarafe. Urumva ko mu by'ukuri yari yaragerageje gukora byiza byinshi kugira ngo ategure ejo he heza hazaza hazabe ari heza cyane. Uyu mukobwa yaje gufatwa n'uburwayi, uburwayi nyine umubiri uramuhinduka. Uyu mubiri njya mbona bamwe na bamwe birata, nyamara uyu mubiri uzabora. Yobu yaravuze ngo uruhu rwanjye ndetse umubiri wanjye numara kubora, aravuga ngo nzareba Imana mfite undi mubiri. Aravuga ngo amaso yanjye azareba Imana saa yundi. Arenzaho avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Uyu mubiri uzabora, wavuye mu gitaka kandi ni naho uzasubira. Ariko dukwiriye kumenya ko isaha n'isaha umubiri uraguhinduka rwose. Hari umunyarwanda waciye umugani, aravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Undi aravuga ngo umubiri ubyara udahatse. Iyo ni imigani
yagiye icibwa n'abanyarwanda, narabyirutse nyumva mvuka numva iyo migani ibaho, na n'uyu munsi iracyakoreshwa. Utazi umwanzi asega umubiri urawusiga ukawunogereza, ukawambika, ukawukorera ibishoboka byose uwurimbisha, ariko ntabwo umubiri unyurwa, ntabwo umubiri ushima. Iyo umubiri guhindutse urireba ukiyoberwa, abantu bakajya bakureba bakakuyoberwa, bitandukanye n'uko bari bakuzi. Rero nk'abantu mwe dukwiye guhora tuzirikana ko uyu mubiri uzabora, ariko kandi nanone kuba ugihumeka, kuba ukiri muzima, si uko wakoze ibyiza kurusha abandi, ahubwo ni uko Imana ibigira ngo irebe ko wahinduka, hanyuma izakwishyire ari umubiri ndetse n'ubugingo bidafite ikizinga. Uyu mukobwa yarwaye kanseri y'umwijima ikomeye cyane, yarwaye kanseri y'umwijima, iragenda iramuzonga, arivuza biranga. Urumva ko kanseri y'umwijima ni kanseri ikomeye cyane. Yaragiye rero ngo irazamuka igera ku kigero, ku gipimo ngo cya 4. Wenda ubwo ku bantu bazi ibintu by'ubuvuzi barabyumva cyane. Urumva yarazamutse kanseri igera kuri 4, ubwo urumva ko haba hari na 1 na 2 na 3, ubwo igeze kuri 4 nyine ibageze ku rwego yamurenze. Uyu mukobwa rero ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 nibwo yaje kuva mu mubiri. Bigenda gutyo nyine, Imana yisubiza umwuka wayo, umubiri nawe usubira mu gitaka nk'uko wakuwe mu gitaka. Rero uyu mukobwa nguko uko urupfu rwe rwagenze. Abantu benshi bababaye, bababajwe n'urupfu rwe. Abana biganaga muri kaminuza hariya Vancouver muri Canada, abantu benshi cyane bari bamuzi nk'umukobwa rwose ngo wari intwari, ndetse wageragezaga gufightinga muri ubu buzima kugira ngo agire icyo yageraho. Urumva niba yigaga agakora n'akazi ko gufotora, murabizi ko ubundi akazi k'ubufotogarafi mu minsi yashize hambere wasangaga ari akazi gakorwa n'abagabo, ariko uyu munsi usanga n'abakobwa benshi uwo mwuga nabo basigaye bawukora, kandi ukabona ko babikora neza. Rero ntabwo bimukundiye ko akomeza kuba kuri iyi si y'abazima, ubwo nta kindi cyo kuvuga uretse kwihanganisha umuryango we, ndetse tukavuga ngo nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Ariko ibi byose tuba tubivuga ku mpamvu yo kubibutsa ko iyi si nubwo tuyirimo turi abashyitsi, igihe nikigera Imana izisubiza umwuka wayo. Bitume rero duhora twiyeza ndetse twiteguye, kandi twikiranure n'abo dufitanye ibibazo n'amakimbirane, kugira ngo tubashe kubaho mu buzima bunezeza Imana. Igihe nikigera Imana ikaduhamagara, tuzagende nta kibazo na kimwe, nta kiducira urubanza dufite. Ngayo nguko rero, ubwo nsoze mvuga ngo n'abandi bantu bose badukurikiranye bagize ibyago bihangane kandi bakomere. Mu isi niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara, ndetse yewe duhura n'ibigeragezo mu buryo butari bumwe, ariko kandi nanone Imana niyo mugenga wa byose. Imfubyi n'abapfakazi, abashonje, abadafite ibyo kurya n'ibyo kwambara, abadafite aho kuba, abo bose turabazirikana tuvuga ngo Imana y'amahoro ibagirire neza kandi ibiteho. Ababuze urubyaro nabo ntabwo twabirengagiza. Ndabizi ko ikigeragezo cyo kubura urubyaro ni kimwe mu bigeragezo bikomeye cyane, ikigeragezo cy'inzara. Ibyo byose ni ibigeragezo bigiye bitandukanye abantu bahura nabyo muri ubu buzima, ariko reka tuvuge ngo Imana ibagarukeho kugira ngo ibaremere amashimwe. Nsoreje hano mvuga ngo Imana ibampera umugisha mwinshi, hanyuma wowe utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane, duhurire mu nkuru zacu ziri imbere.